umwe mu miyoboro ijyana gaze mu Burayi ivuye mu Burusiya wahagaritswe by'agateganyo mu gihe hari gukorwa imirimo yo kusana nk'uko Uburusiya bwabitangaje. Ikigo Nord Stream AG gishinzwe imirimo y'uwo muyoboro cyatangaje ko kusana bizamara iminsi igera ku 10 uhereye kuri uyu wa mbere, bivuze ko iyo minsi izashira nta gaze unyuramo. Icyo kigo cyatangaje ko mbere yo gufunga uwo muyoboro cyabanje kuganira n'abafatanyabikorwa bacyo nk'uko RT yabitangaje. Mu kwezi gushize Uburusiya bwagabanyije gaze yanyuzwaga muri uwo muyoboro ku kigero cya 60% bitewe n'uko imashini itanga ingufu zisunika gaze yagiye gusanirwa muri Canada, mu gihe abandi bavuga ko ari impamvu za politike. Canada yamaze gutangaza ko iyo mashini yasanwe kandi igiye gusubizwa Uburusiya, nubwo Ukraine yo yabyamaganye isaba ko iyo mashini iguma muri Canada. Mu myaka ishize iyo Nord Stream 1 yagiraga ikibazo, hongerwaga gaze inyura mu yindi miyoboro inyura muri Ukraine na Polonye. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, duteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.